Ikaze bakunzi b'amakuru ya geopolitique ndi Semugeshi Bayingana Joseph Iradukunda turi kumwe cyane mu kiganiro. Joseph, cyari igihe kinini ikaze nanone. Urakoze cyane, reka duhe ikaze n'ubundi abadahwema kudukurikira kuri platform zombi Bayingana Semugeshi dossier anarchique ndetse no kuri Forbes official, ariko kandi kuri dossier anarchique impinduka zaraje. Ngira ngo mu minsi badukurikirana narabamenyesheje platform ya Semugeshi Bayingana bwayo yagize ikibazo, twimurira kuri dossier anarchique. Nekereza ko abadukurikiye muri kuyibona kuri screen z'ibikoresho mukoresha, habe mudasobwa, telefone, TV screen n'ibindi bikoresho byose mwamutumviraho cyangwa se mutuboneraho rimwe na rimwe twakoze amashusho. Joseph, niho ibikorwa bikomereje, ariko nakitubuza twe kugeza ku badukurikiye amakuru abagezweho. Muri screen imbere Joseph hari ubutumwa Minisitiri w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu yatangaje ku munsi w'ejo, icyo we yita ko ari impamvu navuga yumvikana cyangwa se muzi yatumye agaba ibitero muri Iran. Aremeza ko Iran ngo yari gutegura kubagabaho ibitero bya kirimbuzi. Ati byabaye ngombwa ko dufatirana ngo tubanze dusenye site bahagurukize ibyo bitero ndetse na systeme zabo z'ubwirinzi, kuko amakuru y'inzego zacu z'ubutasi yatugaragarizaga ko bari kwitegura kugaba ibitero bya kirimbuzi. Amagambo ya Netanyahu araba yafashe nk'impamvu nko kumvikanisha ko ibyo yakoze byari ngombwa, ariko abandi baravuga bati nyamara Iran ishobora kuba ibitse ubushobozi bwa nuclear, isi yose ikaba ikizi ngo ni bya bindi by'abaperesi. Joseph, mu mboni zawe ni ibintu wowe wacyurute cyangwa se ubona ute? Ubutumwa bwa Benjamin Netanyahu nge navuga ko nta kindi kidasanzwe kirenze akangononwa n'ubundi k'imyaka myinshi hagati ya Israel ndetse n'igihugu cya Iran. Ntabwo nari niteze irindi jambo ritandukanye riri kuri Benjamin Netanyahu ukomeje guhatiriza kugaragariza isi n'amahanga ko umuturanyi mubi arutwa n'itongo. Nge niko nabigereranya, kuko Israel kuyibwira Iran mu by'ukuri ihita yumva ko byaba byiza Iran itabaho. Iran kuyibwira Israel nayo ihita yiyumvisha mutwe wayo ko byaba byiza kubaho isi cyangwa se isi yabaho itagira Israel. Kuba Netanyahu rero akomeye yatangaje ibi ngibi birakomeza kugaragaza akangononwa n'urwango abanya-Israel bafitiye abanya-Iran, ndetse no kwifuza ko umwe yabisa undi kugira ngo isi igire amahoro. Navuga ko twari dutangiye kujya mu mujyo mwiza wo kumva ko byibuze Leta z'Ubumwe za Amerika zigiye gusubiza ibintu ku murongo, hagati ibiganiro byari byatangiye hagati ya Iran ndetse na Leta z'Ubumwe za Amerika, abahuza bakoze ibishoboka byose nuko hazagamo twabirantega, ariko birasa naho noneho byegukiye kuri Israel na Iran kurenza uko Leta z'Ubumwe za Amerika zaza kugiramo urundi ruhare. Kuba Netanyahu rero yongeye kugaragaza ko Iran yari ifite gahunda yo kurasa ibitwaro bya kirimbuzi muri Israel, ugendeye ku mateka birashoboka, kuko Iran nayo muri siroga yayo twagiye tubigaruka ko ifite icyizere cyangwa se yiyemeje ko bizarangira isibye Israel ku ikarita y'isi. Israel rero nayo ibyo ngibyo irabizi, ariyo mpamvu ihoza ijisho kuri Iran, itekereza ko kirimbuzi Iran izakora ishobora guhita izisibisha Israel. Cyakora icyo nanone nta kwemeza kuri ubutumwa bwa Netanyahu nuko kurasa kirimbuzi ntago ari umuntu ubyuka mu gitondo ngo yifatire uwo mwanzuro. Uko umuturanyi yaba kujennye kose, ngira ngo hari ibwiriza mpuzamahanga, ndetse nawe iyo kirimbuzi ntushobora kuyirimbuza abandi kuko nawe ntigusiga. Abantu bakwiye kurenga iyo myumvire yo kumva ko kuba ufite kirimbuzi yego n'urwego ruguha ubuhangange bwo gutuma utamenyerwa n'uwo ari we wese, ariko kandi simbona Iran yikoze umusazi 100% ngo ihite ikoresha kirimbuzi kuri Israel, nubwo Israel iri kubigira ubwitwazo bwo kuba yarateye muri Iran ndetse no gukomeza kwirasaho ikaba yakomereje no muri Liban. Na cyane ko akenshi buriya mbere yuko igihugu kigeze kuri stage yo kurasa kirimbuzi, uretse nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika zarashe, ariko hataba iyo neguza, ibihugu navuga tuzi bifite iyo kirimbuzi bigira icyitwa doctrine nucléaire.
ni ukuvuga ngo ni nk'amahame cyangwa se icyo bo bita karongo ka nyuma barashushanyije kurenga kuri ibi ni amahame agenga kirimbuzi y'umuryango. niyo doctrine nucléaire. Iran uretse no kuba nekenye wenda bavuga ko bari bagiye kugaba ibyo bitero bya kirimbuzi cyangwa se Iran yabishakaga, ntabwo bizwi niba Iran ifite intwaro kirimbuzi. Iracyari ingingo igibwaho impaka, ariko rimwe na rimwe wakumva amagambo y'abitehla wayahuza n'igihe gitambutse bizwi neza ko bateje imbere uranium ku kigero cya hejuru ya 30%, benshi bakavuga bati nyamara Iran bishoboke ko yaba yarageze ku iyo projet. Joseph, Irani kuba yaba ifite uranium itunganyije ku kigero cya 60% ndetse no kurenga, ubwabyo ni ikimenyetso ntashidikanywaho ko yiteguye gutunga kirimbuzi cyangwa se inabifitiye ubushobozi. Ariko uranium itunganyijwe hano nta kindi bigiye kuyimaza, kandi Iran irabizi nayo ko ifite abanzi. Aba baperese nkuko tugenda tubagarukaho barabizi neza ko banzwe ku isi kubera amahame yabo basanzwe bagenderaho, cyane cyane muri iyi systeme yabo y'abashiya bagenderaho mu matwara ya Kisilamu. Semugeshi barabizi ko batumvwa n'isi 100% ku buryo n'ibyo bakora bishobora kugaragarira cyane cyane ibihugu by'ibihangange nk'ubwihebe, ariyo mpamvu bakomeje kurwanwa umunsi ku wundi. Kuba rero igihe cyari kigeze cyo kubarasaho no kubakumira ko badatunga izo kirimbuzi, ni kwa kutizerwa n'isi ko mu gihe Iran yaba ifite ubudahangarwa nta wundi wabigiriramo ingaruka zitari nziza. Bakifashisha rero kuba umwana murizi adakurwa urutozi, bakavuga bati reka tubakumire hakiri kare. Ariko se koko ibi byakozwe by'ibitero usibye kuba byarakenesheje isi, simbibona nk'inzira yari nziza yari ikwiye yo guhagarika Iran, ahubwo nka kwa kundi usanga intare yisinziriye ukayikora mu jisho. Igikurikiraho nta kindi nuko nawe igushyira ku ifunguro ryayo, niba ari saa sita igushyira ku mujya saa sita, niba ari ku mugoroba ni iryo ku mugoroba. Iran igiye gukoresha izi mbaraga zishoboka zose, kuko n'ubundi ababashije gutunganya uranium kuri iki kigero no kuzongera gutunganya iyindi bakagera ku bitwaro bya kirimbuzi nabyo ntibizananirana. Ntekereza ko byari kuba byiza Israel igakomeza diplomasi yo kugaragaza Iran nk'ikibazo kurenza gushaka gukoresha imbaraga z'umurengera ngo bayicaze. Ibyo mbona bitazakunda, cyane cyane ko abaperisi bo gahunda yabo ni ugupfa nk'abahowe Imana. Ibi birata binatwinjiza ku yindi nkuru ngira ngo tuvire kuri Israel rimwe. Wabonye ko nanone kandi icyatumye Iran bagaba ibitero bagisubiriye. Urabona ubundi Liban buri abantu basobanukiwe cyane byitwa tourisme cyangwa se bijyanye n'ubukerarugendo, bahamye ko buriya Lebanon iri mu duce nuko ari ibihugu biba byibasiwe n'intambara cyane, bigatuma wenda izo policies zidashyirwamo imbaraga, bikaba ari ibihugu bizwi ko rimwe na rimwe bikunda kugabwamo ibitero, ni ibihugu biyobowe k'Islam. Ariko Liban kubasobanukiwe ibyitwa tourisme ni kimwe mu bihugu byiza mu byerekeye babyita ubwiza nyaburanga. Nyabona abantu bari kubona uyu mujyi bita Tayil uri mu majyepfo ya Lebanon, ubatse neza cyane kabisa. Ku mujyi ahantu uri umucanga, amazi magari ya Mediterane, ni ahantu heza ndetse h'amateka, kubera ko izi Liban na Israel ni ibice usanga birimo n'amateka, rimwe na rimwe wanasanga mu nyandiko ntagatifu nka Bibiliya n'ibindi. Aha rero Israel yongera harasa uko ukongera kwiyamagara Iran ko ibi binyuranye n'ibyo Trump yari yatangaje. Ibi binyuranye n'ibyo Trump yari yatangaje. Muri Liban ubundi niho habarizwa umutwe wa Hezbollah. Navuga ko inshuti y'akadasohoka ya Iran, haba mu buryo bw'ingufu ndetse no gukorana no guhangana n'umwanzi, ari nayo yifasha nyirizina gukomeza kwereka Israel ko ijisho ry'umuturanyi rigihari. Israel rero nayo ntabwo ijya yifuza kumva ko Hezbollah, uyu mutwe ufatanya na Iran, waba ufite ubushobozi nk'umutwe witwaje intwaro, kuko amakuru avuga ko n'ubundi iyi Hezbollah yazengereje ibice bimwe na bimwe bya Israel, kuko ni wo mutwe witwaje intwaro ufite imbaraga zirenze iz'ibihugu byinshi cyane kuri iyi si. Israel ikaba itekereza ko gutuza kwayo byashingira ku guca imbaraga iyi Hezbollah. Guca imbaraga Hezbollah bivuze nyine kwibasira uyu mutwe, uyu mujyi
mujyi wa Libani, kandi kwibasira Hezbollah nanone bikashyira icyasha kuri Iran, bisa naho IRGC cya gisirikare mpinduramatwara cya kisilamu muri Iran gisa nacyo n'igifite akaboko k'uburyo k'indyo kacyo cyangwa se ikindi gice cy'umubiri kimataringa ari Hezbollah. Bakabona ko rero gutakaza Hezbollah ubwabyo gushyira igitutu kuri Israel nabyo bishobora kuba byagorana. Ari nayo mpamvu mu biganiro Iran yari yavuze ko Libani niyongera kuraswaho Israel izakabona. Birasa naho noneho byongeye gufata indi ntera, kuko urabizi ko kugira ngo Iran ifate icyemezo cyo kurasa misile ballistique za zindi zambukiranya imigabane muri Iran muri Israel, zimwe zigafatwa n'ubwirinzi. Amakuru namenye nuko hari n'izindi zaguye ku butaka zageze ku gipimo kuri Israel, ari nabyo byakomeje kubarakaza, baha gasopo Israel kitagomba kongera kugaba ibitero muri Libani, cyane cyane ko na Trump yari yabisabye, akabisaba Benjamin Netanyahu, bakagirana n'agakoroshaje kutumvikana kuri icyo cyemezo. Kuri inshuro rero kuba Israel yatinyutse kongera ikarasa kuri Libani ni icyemezo ntakuka cy'uko abaperisi bari buze kongera kwihorera, bakaba bakoresha izindi mbaraga zo kurasa kuri Israel, cyane cyane ko uko bo barasa none bahera ku mbaraga zoroheje, ejo bakazamuraho igitero gikurikiyeho kiza gifite izindi mbaraga zidasanzwe. Bivuze ko dushobora kubona noneho Israel nayo yongeye kwikururira ibyago byo kongera kuraswaho na Iran yabiteguje, ndetse ibabwira ko itazazuyaza mu gihe Libani yakomeza kwibasirwa. Ibi byo biri obvious cyane, dushobora kubona rwose Iran isubukura ibi bitero nyuma y'uko ibyo navuga ko byemeranyijweho bitari gukorwa nk'uko bikwiye. Hanyuma Joseph, tuza mu kiganiro dufite package nini, reka tunyarukire hano kuri duhere kuri Open Source Inter. Reka duhere hano kuri Open Source Inter. Indege ya helicopter muri kubona mu mashusho imwe mu zigezweho zinahenda. Indege rero ya USAH 34 Apache helicopter, iyi ndege yaguye, cyangwa se ibyo Occident iri gutangaza, bari kuvuga ko iyi ndege ngo yaba yagiriye ibibazo tekinike hafi y'ubunigo bwa Hormuz, ingingo tutemeranyaho. gusa abari bayirimo batabawe bikaba ko banakuwe mu mazi y'inyanja Oman. Indege rimwe na rimwe izamuka ikagura miliyoni 50 z'amayero, izo ni miliyari zikabakaba hafi 80 mu manyarwanda. Ku mashusho muri kuyibona ni indege bitoroshye nayo kuba yashwanyurwa n'amasasu asanzwe. Indege ya defense bari kubibona. Hanyuma rero ngo iyi bari kuvuga ngo ko yagira ibibazo tekinike hafi y'ubunigo bwa Hormuz, icyateye guhanuka kw'iyi ndege ngo kiracyari under investigation, uretse ko hari amakuru ari guhuza nuko abaperisi ngo baba bayirebesheje ijisho ya misile ballistique. Birasa naho abaperisi bamaze kubaka ubushobozi bwo guhombya ibi bitwaro biremereye by'umwanzi, cyane cyane ku ruhande rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Israel, nubwo Amerika idakunda kwemera ko yaba yahanuriwe indege, kuko kwinjira muri intambara ubwabyo babibrandinze nkaho bafite ubushobozi bwose bwo guhangana n'uwo bari baje gutera ari we Iran, ndetse bakanigaragaza ko nta bushobozi buhari bwo guhangana n'ibikoresho byabo bya gisirikare. Ari nayo mpamvu bafata icyemezo cyo kubombarida ahantu, bakavuga bati twageze kuri target kandi tuzaharasa, bakaba banabiteguza kandi bakabigeraho. Kuri inshuro rero birasa naho Iran nayo amaze kwiga andi mayeri yo guhangana n'igisirikare gikomeye nk'icya Amerika ndetse n'icya Israel, ku buryo utashidikanya ko Iran iri kuvuga mu bitangazamakuru ko yiteguye guhangana ndetse no guhangana n'ibi bitwaro bikomeye bya Amerika. Nta kabuza rwose iyi ndege helicopter nk'uko muri kuyibona USAH 64 Apache ishobora kuba yanahanuwe da. Ushobora kuba yahanuwe. Turi kwihuta, turi no kugana ku musozo, reka dusoreze kuri aya makuru. Joseph, ku rukuta rwa Ryan Rosebian, buriya ngo yatsinda ry'abakomanda abo n'abasirikare Elite Unit akenshi baba baratorejwe kumanukira mu mitaka ariko bamanukira mu mirongo y'umwanzi. Aba rero ngo bakaba bamaze amezi asaga 2 muri Israel, ngira ngo bari kubabona mu mashusho hano.
iri tsinda rero mission bwa mbere kwari ugufata agace k'ikirwa cya Kargi. Iyi Kargi cyo mu 90% by'ibikomoka kuri peteroli yani yohereza hanze bakahagenzura, ariko bitewe nuko nta gihugu na kimwe ngo mu Barabu cyifuzaga kwiyitiranya na Iran, kuko yo bagabiye operation byari gusaba ko aba parakomando bahagurukiye muri ibyo bihugu aba paratroopers, hanyuma rero ngo bahisemo kubagera muri Israel kuko mu bindi bihugu byari guteza ibibazo ibyo bihugu n'umubano wabyo na Iran no mu gihe kiri imbere. Iran ubona ko ibihugu byinshi byo mu kigo bigirira ubwoba mu bya gisirikare. Hanyuma Joseph Hasibu hari byinshi turi buvuge, uyu mutwe nitwaye tuvugaho cyane, gusa abantu bamenye nuko uri muri Israel sofa. Uyu ni umutwe ukomeye uri kwitoreza muri Israel kugira barebe ko kari agace ka Apache bagafata nko wari umaze kuvuga Kargi Island, ndabona ari n'ikirwa bagafata, ariko nge ndi kubibona mu buryo bwo gushaka gushyira icyasha kuri Leta z'Ubumwe za Amerika, kuko abangaba bashobora kuzagaruka bake. Buri ibintu byo kujya kuri field ujye byitondera cyane, ugafata ntabwo wamenya umuperisi icyo yiringiye, ariko y'urwanye n'ingurube yikunda umwanda mwese murandura, kandi ugasanga uyu mwanda ntacyo yitwaye. Bashobora kwituritsa rero ikaba ari record ya mbere Donald Trump azanye ku ngoma ye nk'uwapfushije abasirikare benshi bakomeye bande cyane ko n'ubundi ibikoresho byo ngo abaperesi babimariye kubirimbura. Joseph Radukunda uragemera mushimire kubw'ibitekerezo byagutse kuri zino ngingo zombi twaganiriyeho. Bakoze cyane Semugeshi, mwakoze abakunda dossier Anarctique ndetse na Forbes official, kugira ngo tuzajya tubana uko bwije nuko bukeye. Namwe cyo tubasaba no kutuba hafi ibitekerezo byanyu kandi mukabyongera kugira ngo tujye tubana n'abahari. Uyu wababwiye ko amakuru n'ibiganiro yakagaruka ntabwo yaba yibeshye. Imana ibahire kandi ibahe umugisha mu byo mukora byose. Blessings over blessings.